Ikaze uyu munsi tugiye kureba uburyo wazana amafoto cyangwa se ifoto muri Adobe Photoshop. Icyambere twakora twagenda hano kuri file ukakanda kuri place, noneho ukashaka ahantu amafoto yawe ari. Ayanjye ni ayangaya, ariko hano ku ruhande ushobora gushaka niba amafoto ari kuri desktop cyangwa se ari muri libraries cyangwa se ari muri this PC, ukagenda ufungura ahantu ari. Ayanjye ari kuri desktop, ari muri folder yitwa photos. Nakora double click, noneho ya folder ifite amafoto yanjye afunguka. Ubu ngubu ikintu nakora nakanda na double clickinga foto igafunguka ikayitiza ahangaha. Foto imaze kuza wakanda OK. Noneho ngiye kuyisiba, kuyikandaho hano nijyane hano kuri delete. Ubundi buryo wakanda file, place, ukaselectiona foto, ukakanda rimwe, noneho ukagenda hano hasi kuri place. Foto uhita uyiplacinga kuri muri document yawe. Ubu ngubu nakanda hano kuri OK cyangwa se commit transform cyangwa se ukakanda enter. Noneho ubu ngubu urabona foto yanjye yaje hejuru ya background. Ubundi buryo twakora mu guplacinga foto ikatuyideletinge, ushobora kuminimizinga Photoshop, noneho ukagenda muri ya folder ifite amafoto cyangwa se tubanze tuyifunge. Kuri desktop yanjye cyangwa se ukagenda ukashaka folder ifite amafoto. Kuri desktop yanjye na double clickinga folder, amafoto yanjye akafunguka. Noneho nkahita mfata ya foto, nagomba kurekura mouse, ukayimanura kuri Photoshop, muri Photoshop. Noneho Photoshop ifungutse ukayizamura ukayijyana kuri workspace, noneho ukahita urekura mouse. Iriya foto yahita iplacinga kuri work yawe, noneho ugakanda hano hejuru enter. Ubu ngubu uzanye ifoto yawe muri work, bivuze ko bashobora gukoresha move tool ukamovinga iriya foto. Ikindi ushobora kuyihindura size, kuyihindura size wakora control T, ukatransforminga. Ubu ngubu nazana mouse ku ruhande, nkakanda shift, nkahindura size, nkayigabanya cyangwa se nkayongera. Niba utakanze shift waba uri buyike, urabona ahangaha naba ngiye ku stretchinga foto, uvuga ngo biba byiza ukanda kuri shift ku buryo wagabanya iriya foto. Soze ukanda OK. Ikindi kintu tugiye kureba ni ukukora open cyangwa se gufungura foto mu yindi document tab. Iyi ngiyi ngiye kuyireka hano, nagenda kuri file, akanda kuri open. Noneho ubu ngubu na selectiona foto nshaka, wenda tuvuge iyi ngiyi, kandaho, kakanda open. Ubu ngubu urabona ko yafunguse mu yindi tab, document tab.
hano ntago dufite tuvuga foto niyo iri background. So ubungubu foto manyifunguye mu yindi tablet, ariko nshaka kuyimuvinga urabona ntago byaba bikunda, bivuze ko ugomba kubanza ukayi unlockinga hano. Kwa unlockinga twavuze ko kanda kuri ingufuri ukayimanura hano, noneho ubungubu bashobora kumuvinga iriya foto cyangwa se nkayi transforminga, control plus transforminga iriya foto. Ku transforminga ukanda kuri shift cyangwa se ugakanda alt na shift ku buryo ya transforminga mu mpande zombi, impande zose cyarimwe. Hano ugakanda okay. Nuvuga ngo hano ufite ama document tabs abiri, iyi ngiyi ya mbere yo guplacinga, iyi ngiyi yo ku openinga foto. Funze hano no na nka minimizinga, nuvuga ngo ushobora no kugenda ku ya foto nkayikandaho rimwe, nka right clickinga, avuga agenda kuri open with, ngagenda kuri Photoshop. Iriya foto ita ifunguka iri muri Photoshop ariko kagenda mu yindi document window cyangwa se document tab. Murakoze gukurikira, tuzagira none tureba ibindi bintu twakora kuri aya mafoto.